Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amahoro, amahoro. Ni kuri Maranatha cano yanyu. Mu gihe gishize twarebye uburyo isi yari imeze nyuma y'umwuzure wo mu gihe cya Nowa. Twasanze abantu bose bari hamwe bavuga ururimi rumwe bafite ubumwe. Twabonye kandi uko muri cya gihe cya Nimurodi n'umunara w'i Babeli Imana yahinduye indimi maze abantu baratatana bajya ku isi yose, bakwira ku isi yose. Ariko uyu munsi turibaza tuti ese ibyo byari iherezo cyangwa hari ibindi byakurikiyeho? Reka turebe uko isi yagiye imera nyuma ya Babeli n'impamvu byasabye Yesu kwaza mu isi. Isi nyuma ya Babeli, umunara w'i Babeli, nyuma y'uko baretse kuwubaka byagenze gute? Nyuma ya Babeli abantu baratatanye, buri tsinda rifite ururimi rwaryo, aho rituye n'imico yaryo, baba aho ngaho, bajya aho ngaho, bakorera hamwe. Ariko ikintu gikomeye cyabaye kirenze indimi, abantu batangiye kwitandukanya n'Imana mu buryo bukabije. Bibiliya itwereka ko abantu bagiye hose batajyanye n'Imana, badafite kubaha Imana, ahubwo bagenda bafite ubwibone, bagenda bafite icyaha mu mutima, batangira kwibwira ko bashobora kubaho badakeneye Imana, badafite Imana, bumva babaho nk'uko n'uyu munsi bamwe bibamereye. Iyo umuntu avuye ku Mana ntabwo atuza, atangira gushaka ikindi asimbuza Imana. Birashoboka ko bamaze kuvuga indimi zitandukanye barakariye Imana mu buryo bukabije, kuko babonaga byanga byakunda nta kindi cyagabanya izo ndimi usibye Imana. Kandi mwibuke ko bari bazi Imana kuko bari bakiva mu nkuge, bari bakibuka ibyago abandi byababayeho, barengewe n'amazi, ibintu byari mu isi nabyo bikarengerwa n'amazi, bari bakibyibuka, bari bakibuka impamvu Imana yazanye umwuzure. Niyo mpamvu ubwibone bwabarenze, bishakira ubundi buryo bwo kubaho butayobowe n'Imana rurema. Gutandukana n'Imana. Aha mu gutandukana n'Imana niho tubona ibigirwamana byatangiye gusengwa, imbaraga z'abantu zisimbura kwizera, abami n'ingoma bitangira kwiyemera, abantu bakabaho nk'aho Imana itabaho, biyumva imbaraga, biyumva ibigango, biyumva ubwiza, biyumva ubwema, ahasigaye Imana bayishyira ku ruhande, babona ntacyo ikibafashije. Bibiliya iravuga iti bari bazi Imana ariko ntibigeze bayubaha nk'Imana yabo, bahise banyura ku ruhande bishakira ibindi. Isi yari ifite ubwenge, yari ifite iterambere, ariko nta mucyo, nta gakiza, nta byiringiro by'ukuri. Icyo gihe abantu bikoreraga ibyo bishakiye. Isi yagiye yijima buhoro buhoro, igenda yuzura icyaha buhoro buhoro. Ibi byavuyemo intambara zidashira, abakomeye bakandamiza aboroheje, ubutabera buba buke, amarira aba menshi, ubwoba n'urupfu biriyongera. Isi yari yaracitsemo ibice mu ndimi, mu mico, mu mitima y'abantu itagihuza. Buri wese yibwiraga ati nzabikora ku bwanjye, ariko nta muntu n'umwe washoboye kwikiza icyaha. Imana ntiyaretse umuntu yaremye.
Imana ni nziza, ntabwo yigeze ireka umuntu n'ubwo umuntu we yari yararetse Imana. Hakomeje kuboneka ijwi ry'ihumure, Imana ihumuriza abantu. Nubwo isi yari yijimye, Imana ntiyigeze ireka urubyaro rwayo cyangwa se abo yaremye ngo ibarekure burundu. Yatangiye gutegura umugambi wo gukiza isi. Itoranya Aburahamu, ituma abahanuzi bavuga iby'Imana ibatumye, itanga amategeko atandukanye. Ariko ibyo byose byari ugutegura ikintu gikomeye kurushaho. Ese icyo kintu waba ukizi? Urakizi? Ni ukohereza umwana wayo Yesu Kristo, umwana w'Imana. Niwo mugambi Imana yateguye kugira ngo ihumurize abo yaremye. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani, ibice 3, umurongo wa 16, haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Guhindura amateka y'isi. Amateka ya mbere yabayeho agahanagurwa n'ayandi. Iyo tugiye kureba dusanga Adamu na Eva n'abakurikiyeho yarahanaguwe n'umwuzure. Hanyuma abanyuma y'umwuzure nabo amateka yabo ahanagurwa no guhindurirwa indimi. Hanyuma nyuma yo guhindurirwa indimi, ari cyo gice cya nyuma ya Babeli, ni ukuvuga ngo amateka yaho nayo yahanaguwe no kuza kwa Yesu Kristo. Kurikira wumve guhindura amateka y'isi uko byagenze. Isi yari yaracitsemo ibice kubera icyaha, ariko Imana yari igiye kohereza uwahuza ab'icyaha cyatandukanyije. Yesu ntiyaje mu idini gusa, yaje mu mateka y'isi, yaje mu buzima bw'abantu, yaje kongera guhuza umuntu n'Imana. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya 2 duhereye ku murongo wa 8. Haranditse ngo muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'Umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana, bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Imana yacu ishimwe cyane. Ubyumvise neza, Kristo yaziye abantu bose, ntago yaziye abantu bamwe. Agakiza kaje kareba abantu bose, ntago kaje kareba abantu bamwe. No kuvuga ko Uwiteka Imana yarebye umuntu wese yaremye wari ku isi, aravuga ati ntagakwiriye kugenda buheriheri, ahubwo akwiriye gucungurwa agakurwa mu bubata bw'umubi. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Yesu Kristo rero ni umuhuza w'abantu n'Imana. Mu gice gikurikiraho tuzarebera hamwe impamvu Noheli atari umunsi wo kwizihiza gusa, ahubwo ari umunsi Imana yaje kongera guhuza isi yari yaracitsemo ibice. Murakoze cyane kuduha umwanya wanyu. Niba iyi video igufashije, dukandire kuri subscribe, uyisangize abandi, ukore like, hanyuma tuzahura mu gice cya 4.